twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda. Kristo Yezu akuzwe. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Nabanganyimana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi, Padiri Kayisabe Vedaste aratuganirira ku ngingo ivuga ku itegeko. Tugiye kubanza twumve igisobanuro Padiri Kayisabe Vedaste agiye kuduha kuri iyi ngingo ivuga itegeko. Ese itegeko ni iki? Itegeko umuntu yaryumva ate? Risobanuye iki? Murakoze, ngira ngo itegeko ni nk'inshoza rishyira mu gaciro, rikaba rivuye ku cyo umuntu yakwita ko ari nk'ubwenge, kubera yuko itegeko rifite impamvu rijyaho kandi impamvu nziza, impamvu ifasha umuntu. Ni inshoza rero cyangwa se ingingo ngenderwaho cyangwa se interuro yiganisha umuntu ku kunoza gahunda y'ibitekerezo, y'ibikorwa, ikaba ari n'inshoza iganisha ku kubana kw'abantu n'abandi. Ni ukuvuga rero kugira ngo hubahirizwe umubano wa muntu n'abandi, habamo iryo tegeko kugira ngo hataza kubaho kurengera, kugira ngo habeho umubano mwiza w'umuntu n'ibimukikije, habamo iryo tegeko, iyo nshoza izamo kugira ngo hubahirizwe uwo mubano, hagire ibyubahwa hagati y'umuntu nanone n'Imana. Hagomba kubaho iyo ngingo ngenderwaho cyangwa iyo nteruro kugira ngo muntu yubahe iby'Imana yaremye kandi yubahe n'Imana. Ni ukuvuga rero hariho itegeko rifasha umuntu kubana n'ibimukikije, kubana n'abandi, no kubana n'Imana, ariko hariho n'itegeko rinamureba we ubwe kugira ngo ashobore kubana nawe ubwe neza n'ubuzima bwe neza. Kubera yuko ubuzima bw'umuntu buri mu rusobe rw'ubundi buzima bw'abandi, ubuzima bwe ariko ubuzima bwe buri mu bw'abandi, kuko nta mugabo umwe ntaba wenyine, aba ari kumwe n'abandi. Rero ni ukuvuga yuko itegeko nyine riramureba nkawe ubwe, rikamureba ari kumwe n'abandi, rikamureba ari kumwe n'ibimukikije, rikamureba ari kumwe n'Imana yamuremye. Ahangaha ngira ngo mwakomerezaho mukatubwira nk'amoko y'itegeko, mwari mubaye nk'ababikomozaho. Urumva hariho itegeko rihuza umuntu nawe ubwe. Umuntu afite inshingano, akagira n'itegeko ryo kurinda ubuzima bwe. Ni ukuvuga yuko itegeko rimubuza kwiyaka nk'ubuzima. Iryo ni itegeko. Birabujijwe yuko umuntu yiyaka ubuzima, hanyuma birabujijwe yuko umuntu yangiza ubuzima bwe. Niba basanze ufata nk'ibiyobyabwenge, icyo gihe hari itegeko rikubuza kwangiza ubuzima uburuzi. Ahangaha hari igihe iryo tegeko ritaba barishyizemo n'imbaraga cyane, igihe bakushyiraho itegeko iyo wangije ubw'abandi, ariko n'ubwawe bwite biba bibujijwe. Hariho n'amadini ahubwo iyo anakubita umurambo w'umuntu yambuye ubuzima bakawukubita. Ariko no mu mico hafi ya yose kwiyaka ubuzima ni ikintu kibi cyane. Ni nk'uko
cya kindi ya ngenderwaho ituma ubuzima bwawe buba bwiza, umuntu aba yayirenzeho. Rya tegeko ribungabunga ubuzima bwawe ukaba warirenzeho, ugasanga rero hapfuye ikitari gikwiye gupfa, ugasanga iyo nshoza yataye agaciro kubera yuko umuntu yagiye hirya y'ibyo yasabwaga, icyo itegeko ryamusabaga ku buzima bwe bwite. Habaho rero itegeko ry'umuntu rihuza umuntu n'abandi, ayo niyo menshi, cyane cyane amategeko ashyirwaho icyo bita icyo abantu basangiye, icyo umuntu yakwita mu gifaransa le bien commun, kugira ngo icyo ngicyo gisangiwe gisangirwe neza hakurikije gahunda, ntawe uryamiye undi, ntawe uhohoteye undi. Niba dusangiye iyi si, twese turayisangiye, hazabaho amategeko avuga ibyo utagomba kurenga n'ibyo ukwiye kwihatira gukora. Niba umuntu afite uburenganzira ku kugira umutungo, uwo mutungo iyo ari uwe, wowe ufite itegeko ryo kubaha uwo mutungo no kutawuvogera. Ubujijwe kuvogera undi. Hariho amategeko menshi mbonezamubano menshi. Ayo ngayo rero iruhande rwayo haba hariho n'amategeko bita amategeko, mu gifaransa bayita loi pénale, ni ukuvuga itegeko urengaho ugahanwa, rikuru rihamagara igihano. Iryo naryo riba rihuza abantu n'abandi, cyangwa se abayobora n'abayoborwa, ariko iteka biba ari hagati y'abantu n'abandi. Hanyuma rero hakabaho n'amategeko aganisha mu kubaha ibiriho, ibindi bidukikije. Umuntu ntakwiye gukoresha uko abonye umutungo kamere, ntakwiye kugenda uko abonye mu muhanda, ntakwiye kubangamira ibidukikije, acukura uko abonye, ahinga uko abonye. Erega n'umuntu burya ari mu bidukikije, n'undi muntu ntakwiye kumuhohotera, ntakwiye kumugiriraho urugomo. Hanyuma rero hakabaho n'amategeko ahuza umuntu n'Imana. Ayo ngayo nayo yo cyane cyane Imana yarayaduhaye, uburyo dukwiye kubana nayo, ibyo dukwiye kwihatira kugira ngo umubano urusheho kuba mwiza. Cyane cyane Yezu yayakubiye mu itegeko rimwe ry'urukundo, gukunda Imana n'umutima wawe wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo ni mu rwego rureba umuntu, ariko n'isi igengwa n'amategeko ubwayo, amategeko bita ya kamere, wenda twaza kuyareba. Muri ayo mategeko ya kamere hariho nk'ayo ubona twakwita nk'amategeko y'ubugenge, ubwo ni physique mu rurimi rw'igifaransa, loi physique. Tumenya yuko ikiremereye kimanuka kikajya hasi, cyangwa se igifite ireme gikururwa kurusha ikidafite ireme. Amategeko y'imiyaga, amategeko y'ubucucike, ibintu nk'ibyo ngibyo byose bigiye bifite amategeko abigenga. Habaho n'amategeko y'ubutabire, iyo uvanze iki na kiriya bibyara iki, iyo iki gihuye na kiriya bifite uko bigenda. Hariho amategeko agenga ibinyabuzima bindi bitari abantu, hariho amategeko usanga no mu buvuzi, ukaba uzi ko iki ngiki kivura kiriya, iyo bihuye bigirira akamaro umubiri, n'ibindi n'ibindi. Amategeko rero ntagira umubare, ni menshi, ariko nyawo twahinira muri icyo kintu. Amategeko ahuza umuntu nawe ubwe, amategeko ahuza umuntu n'ibimukikije, amategeko ahuza umuntu n'abandi, amategeko ahuza umuntu n'Imana, n'amategeko rero ari muri kamere y'ibiriho. Murakoze. Ubu bwoko bwose bw'amategeko bwaba bugengwa n'andi? Ubundi itegeko inkomoko yaryo ni Imana, kubera yuko itegeko riba rigamije icyiza, riba rigamije igihuza abantu n'abandi, n'igihuza abantu n'ibibakikije, igihuza abantu n'Imana, n'igituma ibiriho biguma muri gahunda birimo. Urumva rero itegeko risumba ayandi yose ni itegeko
rikomoka ku Mana, kuko Imana niyo yashyize muri byose gahunda, niyo yahaye umuntu ubwenge, niyo yahaye gahunda y'ibiriho kugira ngo bigende uko bimeze, niyo yashyize mu binyabuzima gahunda yo gukura no gusaza, niyo yashyize mu bindi bitari ibinyabuzima gahunda y'uko biteye. Imana yo ni hejuru ya byose n'igenga byose. Itegeko rikuru rikomokaho n'andi mategeko yose mazima, kuko hari itegeko ritaba rizima, hari itegeko abantu bakwita ko ari itegeko ariko atari itegeko mu by'ukuri, ari nk'ikiza gusenya itegeko, ariko itegeko aho riva rikagera rikomoka ku Mana. hariho nk'amategeko tujye twumva amwe yemerera abantu ibi, rikaba amategeko abuza abantu ibi, hakaba amategeko ashyiraho ibi cyangwa biriya, hakabaho n'andi avanaho ibi cyangwa biriya, ndetse tujye twumva n'amategeko, ndetse dufite n'ingero zamwe muri yo. Hari itegeko tuzi nka Herodi yatanze, itegeko ryo kwica abana b'abahungu kuva ku mwana uvutse kugera ku myaka 3 agira ngo na Yezu apfiremo, naryo ryari itegeko ryatanzwe na Herodi. Ndetse no mu isi amategeko nk'ayo ngayo ajya abaho. Habaho n'amategeko tujya twumva abantu bashobora gushyiraho bagira ngo ababere nk'uruzitiro rukingira ikibaba ibitagenze neza, cyangwa se kurengera inyungu zabo. Aya mategeko uravugaho iki? Nibyo nahoze mvuga yuko hari icyo umuntu yakwita ko ari itegeko ariko atari itegeko mu by'ukuri, ari nk'ikije kubangamira ahubwo itegeko. Ubundi itegeko rirangwa n'ibintu bine. Icya mbere ni uko rishyira mu gaciro, rikaba rigamije icyiza, kuvuga rifite impamvu ibyo iryo tegeko rije gukora biri mu gaciro, kandi ni ibyiza ku muntu, ni ibyiza ku biriho, ni ibyiza kuri kamere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko riba rigamije ya neza rusange, ntabwo ari neza y'umuntu umwe, ni icyiza cya bose, ntabwo ari icyiza cy'umuntu umwe, kuko hari igihe umuntu yumva hari ikimumereye neza ariko kibangamiye abantu. Icya mbere ni ugushyira mu gaciro kandi bivuye mu bwonko, mu bwenge buzima. Icya kabiri kugamiza icyiza rusange. Icya gatatu, itegeko rikomoka cyangwa ritangwa n'umuntu ufite inshingano ku muryango w'abantu, umuryango w'ab'iryo tegeko rireba. Ntabwo itegeko ritangwa n'udafite icyo ahuriraho n'abantu, yagombye kuba ari we mukuru w'uwo muryango, niwe ushinzwe kwita kuri uwo muryango, ushinzwe kuwushakira icyiza. Hanyuma icya kane, itegeko rigomba kuba ryaramenyekanishijwe. Ni ukuvuga kugira ngo itegeko ribe itegeko rigomba kuba rifite uko rimenyekanishwa. Rishobora kwandikwa, rishobora kuvugwa, rishobora no kujya muri kamere yacu tukaryumva mu mutima wacu. Hari amategeko menshi twumva mu mitima yacu kubera yuko Imana yashyizemo iturema. Ibyo bita ko itegeko rigomba kuba ryaratangajwe, rigira uritangaza akajya naho ritangariza. Rishobora gutangarizwa ku karubanda cyangwa rigatangarizwa mu mitima yacu, umuntu akaba arizi. Ibyo rero ni bine avuga yuko bireba cyangwa se biranga itegeko. Irya tegeko rero wumva rije ritagamije icyiza, burya ntiba ari itegeko, riba ari ikibi nyine kije gusenya itegeko. Itegeko ribereho icyiza no kubaka. Cyangwa se ukumva ni itegeko rije rishaka inyungu bwite atari rusange, iryo tegeko ntacyo rimaze, ntawe itegeko. Cyangwa se rigashyirwaho n'udafite aho ahuriye n'umuryango rireba cyangwa n'abantu rireba. Tuvuge umuntu akaba ari mu kiliziya, tuvuge n'iby'iyobokamana, ugasanga umuntu uje kuguha iby'itegeko rirebana no gusenga ni umuntu udafite aho ahuriye no gusenga. Ubu ngubu ntabwo ari itegeko, kuko bisaba yuko ari ushakira neza abo bantu, kandi ari mu rwego ibyo afitiye inshingano. Ntawe ujya gutanga
itegeko aho adafite inshingano. Iri tegeko rero rikagomba kuba ryaramenyekanye, ryarabaye mu rurimi rw'igifaransa bavuga promulgué, ni ukuvuga publié, ni ukuvuga yuko riba ryaratangajwe. Ibindi rero burya biza wumva birimo urujijo n'iki, biba bitujuje iyo nzira yose tumaze kuvuga. Yego murakoze. Hari ibindi bifitanye isano cyangwa se wumva byegereye nk'itegeko nabyo byubahirizwa? Hari ibyo bita amabwiriza, hari imirongo ngenderwaho, ndetse tujya twumva ko nk'umuyobozi yatanze iteka, twumva ko iteka iri n'iri ryatangajwe, bihuriye he cyangwa bitandukaniye he n'itegeko? Urumva bijya kuba nk'itegeko kuko itegeko twavuze ko ari n'ingingo ngenderwaho. Yego. Ariko hari uburyo abantu bari kumwe bashobora kwiha gahunda bakurikira. Akenshi umurongo ngenderwaho hari igihe uba uje umeze uburyo bwumvikanyweho bwo gukora ibigomba gukorwa. Abantu bakaba bakwiha umurongo bati turakora muri ubu buryo, bikaba bisa naho ari methodology, aho kugira ngo bibe methodology ni ukuvuga uburyo bwo gukora, aho kugira ngo bibe igikorwa nyirizina, bikaba uburyo icyo gikorwa gikorwa. Abantu bashobora kubyumvikanaho rero, bikaba ari nk'inzira iboroheye cyangwa se inzira itaza kubagora mu gushyira mu bikorwa ibyo bafite gukora. Itegeko ryo ni ryo nyine, ni ukuvuga yuko urabitegetswe, ni ngombwa kubikora gutyo, nta yindi nzira, bikwiye kugenda bityo, ni inzira itegetswe nyine nk'uko n'itegeko ribivuga. Hanyuma amabwiriza ubwo biba bikiri mu rwego rworoheje. Mu ibwirizwa tuvuge nko mu gihe ibintu bitari byaba itegeko ryeruye, abantu bakaba bafite icyo bagenderaho. Burya itegeko hari ubwo rijya kuba itegeko ryabanje kubibwirizwa, kuvuga ryavuye ku muyobozi ubegereye, ntabwo byaciye mu rwego wenda rushinzwe no gushyiraho amategeko, bikaba byaba nko ku rwego tuvuge nk'urwego rw'ubutegetsi, ibwirizwa rishobora gutangwa na minisitiri, ariko itegeko ryo rigomba no gutorwa. Buriya rero ibwirizwa rishobora no kuba ryatanzwe n'umuntu umuyobozi ukwegereye, ariko atari ku rwego rw'ikirenga. Hanyuma habaho n'ubundi buryo bwo kumvikana ku byo abantu bakora. Iyo abantu bafite ibyo bumvikanyeho bakavuga bati tuzajya tubikora dutya, biba byabaye nk'inama abantu bajya bakagira ibyo biyemeza, nk'ibyemezo n'imyanzuro baba bahuriyeho mu by'inama. Ibyo rero ntabwo wabyita amategeko nubwo biba byegereye amategeko, kandi umuntu w'inyangamugayo arangwa no gushyira mu bikorwa ibyo we yiyemeje cyangwa se ibyo yumvikanyeho n'abandi. Bisa naho muri we byabaye itegeko, ariko si cyo twakwita itegeko cyane. Itegeko ryo risa n'iri ku rwego rwigiye hejuru, rikaba ryashobora no kubazwa uwariciyeho cyangwa se rikaba ryanamukururira guhanwa. Ni radiyo Mariya Rwanda mukomeje gutega amatwi. Turacyari mu kiganiro Twige Kubaho, aho Padiri Kayisabe Vedaste akomeje kutuganirira ku ngingo ivuga itegeko. Ubu rero agiye gukomeza atubwira ukuntu iyo habayeho kwikunda kw'abashyiraho amategeko, aribwo usanga hashyizweho itegeko rigira nabi. Iri rero rikaba ridakwiye kwitwa itegeko, ahubwo ko aba ari ikibi kije gusenya itegeko ndetse no kuryangiza. Padiri Kayisabe arakomeza. Ngira ngo kubera n'icyaha cyaje mu bantu, hari igihe abantu baba barwana n'inyungu zabo bwite, ugasanga arareba uburenganzira bwe akibagirwa yuko uburenganzira bwe bugarukira aho ubw'undi butangirira. Uburenganzira burubahana ku buryo uburenganzira wifuzaga bwuzuye bugabanywa n'uburenganzira bw'undi, kuko urebye ubwawe gusa bishobora kuba ibibazo. Hari igihe rero uko kwikunda no kureba icyawe gusa, akari akawe gusa, kigufitiye akamaro gusa, byatuma
ukandagira cyangwa wonona ibifitiye akamaro undi. Abantu bari kumwe bareba aho bagera bakagira imbibi. Ni nk'abaturanye, umwe aba afite aho agarukira n'undi aho agarukira. Ntabwo inyungu zo kugira isambu ziguha uburenganzira bwo kujya no mu isambu itari yawe. N'ibindi ni uko rero, ntabwo umuntu yajya ashyiraho itegeko areba ize gusa, inyungu ze gusa. Areba iza bose, areba inyungu z'umuntu aho zitabangamira iz'undi muntu. Urabizi yuko ariko tuvuga ko umuntu ari nk'undi. Hari igihe rero biba byajemo icyo kintu cy'ubwikunde no gushaka kwireba gusa utarebye abandi. Itegeko ubundi rifasha abantu kubana neza, ineza mu mubano wabo, ineza mu bwubahane no mu burenganzira bwabo. Niyo mpamvu ko gushaka ineza yawe iyo harimo kwikunda bishobora kubangamira ineza y'undi. Aho rero niho haba habi, niho usanga abantu bagonganye. Ushyiraho itegeko yagombye kureba itegeko ribera bose. Niyo mpamvu bavuga ubutabera. Iyo itegeko rije ribera, riba ari ikibi kije gusenya itegeko. Tujya twumva bavuga ibijyanye no guca iteka cyangwa se iteka. Iteka ryo ritandukaniye hehe n'itegeko n'amabwiriza n'imirongo ngenderwaho? Ni itegeko ryatuye rikajya ku karubanda ku buryo budasubirwaho. Ari byo bajya bavuga mu Kinyarwanda, ngira ngo ni Bakame ihuye n'impyisi. Impyisi yabajije ahubwo Bakame tuvuye he? Bakame irayibwira iti mvuye i Nyanza. Impyisi iti i Nyanza se hari iteka ki? Hanyuma Bakame ikayibwira iti hari iteka rica urugomo, kuko yarabonaga ko iyo mpyisi iri buyihohotere. Yabyise rero iteka kuko i Nyanza niho havaga iteka nyine ry'umwami. Ni ukuvuga ko ari iteka, ni itegeko rivuye ibukuru kandi rizwi na bose. Itegeko teka ubundi riba rivuye kure, riba rivuye n'indakumirwa n'indasubirwaho. Iyo tegeko teka riba rizavanwaho n'irindi tegeko teka, rivuguruzwa n'irindi tegeko teka. Ariko ubwo n'abiga amategeko muri iki gihe wenda bafite uko babyumva kurenze, cyangwa uko binagenda bihinduka, binahinduka. Ariko iteka ni itegeko rwose ryatuye kandi rivuye ahakuru. Twumvise ko iteka rituruka ibukuru. Ese ko tudakunda kumva cyane bavuga iteka Imana yaciye? Iteka ry'Imana ahubwo ni naryo rikwiye kuvugwa, kuko ahakuru hose, ahakuru kuruta ahandi hose ni ku Mana. Wa mugani no muri Zaburi koko, amateka yawe, iteka waciye. Amateka mu Gifaransa yagombye kuba nka decret. Imana ijya gutanga amategeko yaha Abisiraheli yabahereye mu butayu. Mbere y'uko Imana iha Abisiraheli ariya mategeko mu butayu, ubundi bari basanzwe babaho bate? Bagengwaga n'iki? Erega umuntu ajya kuremwa, Imana yamuremanye umutimanama, imuremana icyo bita akami ka muntu, inyobozi ikomeye burya iri muri twe. Musenyeri Alexis Kagame yajyaga avuga ko ingabo tugaba ari ubwenge bwacu, nizo zituyobora, nizo zitugenga, nizo ziduha umurongo. N'ubundi rero Imana irema umuntu yamuhaye ubwo bwenge burimo icyiza, burimo kumenya icyiza, burimo n'iryo tegeko ryo gukurikira icyiza. Rimuremana ako kami ka muntu kamurimo, kamwereka inzira, kamwereka igikwiye, kamwereka ibyo kwirinda n'ibyo gushishikarira. Abantu rero bayoborwaga n'uwo mutima urimo Imana, umutima wumvira iyo kamere Imana yashyize muri muntu, yari ihagije. Ariko aho icyaha kiziye cyagiye cyonona kamere isa naho ihuye n'ibiyibuza uburyo, n'ibiyisakuriza, n'ibiyiyobya, isa naho nyine yangiritse. Iyo rero itegeko ryaje rije kunganira kamere yangiritse, kugira ngo umuntu agaruke ku cyiza, naho ubundi umubi wazanye ubushukanyi, umuntu akava ku cyiza akajya ku kibi,
kugira ngo ashobore kugaruka Imana yamuhaye amategeko. Niyo cyatumye amategeko azaho, naho ubundi mbere y'umuntu yari afite amategeko muri we kandi ayagendana kandi ayakurikiza. Kugira ngo abantu bagere aho batagishobora kumvira itegeko rya kamere Imana yari yaranditse mu mitima yabo, byatewe n'iki? Nuko abantu bari bamaze kuba benshi, byatewe n'iki? Nibyo nari mvuze by'ubushukanyi. Umushukanyi yaramushutse. Iyo umuntu yashutswe akagwa mu kibi, burya aba atandukanye na mbere yo gushukwa. No mu buzima busanzwe ni uko, iyo utarakora icyaha biba bitandukanye n'igihe wamaze kugikora. Burya biragoye gusubiza umuntu uko yari ameze. Mbese ni nko gukomereka, ushobora gukomereka ugakira, ariko uwakize igikomere n'utarakomeretse ntabwo bameze kimwe. Iyo nkovu rero umuntu aba yigendana, ni ukuvuga yuko hariho ibyo ufite inkovu yigengeseramo, aba ameze nk'uhawe amategeko yo kubungabunga aho ngaho, kuko inkovu icitse irushya abavuzi amategeko yagiraho kugira ngo abungabunge iyo kamere yakomeretse. Murakoze. Nyuma yo kubona inzira binyuramo kugira ngo itegeko ryitwe itegeko, uko riba ryizweho rigatorwa rigatangazwa, izo nzira rinyuramo umuntu agahita yibaza rero ko hari igihe umuntu avuga ati nihaye itegeko iri n'iri kandi ngomba kurikurikiza. Ese umuntu ubwe ku giti cye ashobora kwiha itegeko kandi bitanyuze muri ziriya nzira zose twabonye, cyangwa ni umugambi yiha akaba yabyitiranya n'itegeko? Yewe wabyita ku buryo ushaka, wabyita umugambi, ariko ushobora no kubyita itegeko kugira ngo utijenjekera, ndetse warirengaho ukihana. Ukihana atari ukwisubiraho gusa, ahubwo ukavuga uti ubu ngiye kwibuza icyo numvaga nari ndarikiye, kugira ngo niyibutse uburyo nanjye ubwanjye nihemukiye. Umuntu yashobora kwiha itegeko, birashoboka, akaritsimbaraho rwose, ku buryo ubundi umuntu uzi kwiha itegeko aba ari umuntu unakomeye, umuntu muzima. Abandi bariyorohera, ariko umuntu uzi kwiha itegeko usanga ari we ugera kuri byinshi, kuko ntiyibabarira, aravuga ati ibi ngibi ni ngombwa, ngomba kubikora, ni itegeko nihaye kandi ngomba kubyuzuza. Ubwo rero biba ari umugambi, ariko n'umugambi umuntu yihaye mu itegeko. Rero numva umuntu yaryiha, ndetse umuntu uzi kwiha itegeko ni umuntu wo kubaha. Inshuti za radiyo Mariya Rwanda, mwabonye natwe muri iki kiganiro tujye kubaho icy'uyu munsi, nimutwemerere tugisubikire ahangaha, tuzakomeze ubutaha. Padiri Kayisabe azakomeza tuganirira kuri iyi ngingo ivuga ku itegeko. Tubashimiye kuba mukomeje guhitamo radiyo Mariya Rwanda, mugatega amatwi ikiganiro twijye kubaho, tubifuriza gukomeza kunyurwa na gahunda ibategurira. Naho ubutaha rero mwari kumwe nanjye Vincent de Paul Nabanganyimana, waganiraga na Padiri Kayisabe Vedaste. Icyo cyari ikiganiro twijye kubaho kuri radiyo Mariya Rwanda. Ikiganiro twijye kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri radiyo Mariya Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twijyekubaho@yahoo.fr. Twijye kubaho.